Yes, reka twinjire mu kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Nta yindi ngingo ikomeje kugenda igarukwaho cyane hano mu Rwanda, haba mu bitangazamakuru byandika ibivuga cyangwa se n'iby'amashusho. Nta kindi gikomeje kugarukwaho ni itangira rya shampiyona y'ikiciro cya kabiri hano mu Rwanda. Mu byukuri abenshi ntabwo bari bafite icyizere cyo kwishampiyona yatangira, ariko nanjye nkageraho nibaza nkavuga ntise iyi Ferwafa itangije iki cyiciro cya kabiri. Mu byukuri ni ibintu yari yateguye cyangwa wenda nuko ari ibintu bibaye kugira ngo bitazaba nk'ibyaherukaga ekipe ya Kiyovu Sport na Gicumbi zigaruka mu cyiciro cya mbere, kuko nkavuga nti kubera ko batangije icyiciro cya mbere byari kugorana ko ibyo byiciro byombi byose bibera icyarimwe. Niyo mpamvu icyiciro cya kabiri magenga yangaya kigiye kuba kimanuka mu kibuga tariki ya 18 ukwezi gutaha kwa 9. ngira ngo ni ikintu cyiza, ni za mpinduka nziza. na mugenzi wacu wonse yahoze yibaza avuga ati se Olivier nize mpinduka yabazanye muri Ferwafa cyangwa se mu ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, ariko nyaga ko ubungubu noneho bisa naho byatangiye kwigaragaza nyuma yaho bimaze kwemerezwa ko icyiciro cya mbere cya kabiri plutôt tariki ya 10 ukwezi 18 ukwezi kwa 9 kiri buze kuba gitangiye, ariko noneho ari mu buryo budasanzwe knockouts. Birumvikana ibyo Anastase nibyo icyiciro cya kabiri abantu benshi bari bazaga tese k'icyiciro cya mbere cyabaye kikarangira neza, niki kiri gutuma icyiciro cya kabiri kitaba. None Anastase bikaniyongeraho yuko hari amakipe yamanutse yatangiye kwiyubaka. Buriya bira bintu utagira ngo nibyatije umurindi, abantu batangiye kumva ngo Sunrise ngo yatangiye kwiyubaka ngo nizamanuka, abantu bumva Ice Muhanga nawe ngo nuko rwose ngo miragenda ihindura komite nyobozi yayo, urumva ati rwose miragenda yiyubaka. Ubwo rero urumva byatangiye kuvugwa, biravugwa ati komite ya Olivier n'ubundi n'abagenzi be nahitandukaniye ni retired uvuye ejo bundi rwose Sekamana dukomeze tunamwifurize ibihe byiza hano aherere cyangwa mu zindi nshingano aherereyemo. Bavuga tese ko twabonye Gicumbi na Heroes zimanuka umwaka ushize nta mikino ibaye, ati byabigiye kongera kwisubiramo. None amakosa Ferwafa yakoze umwaka utaha bamanura ama equipe n'ategeko umwaka ushize na bamanura ama equipe n'ategeko bakurikije, nubu bagiye gumya amakipe mu cyiciro cya mbere n'andi tegeko rikurikijwe. Rero ibyo byose Anastase byakomeje kugenda biherwaho, ariko nanone bigatizwa umurindi n'iki cyorezo cya COVID-19, kuko abantu bari babizi neza bazi ko mu gihe icyorezo cya COVID-19 cyakomeza kwiyongera n'ubundi imikino tuza n'ubundi kwiheba, tukavuga ati imikino n'ubundi irakomeza yagarara. Ariko nyuma yaho ibimenyetso bigaragariye bikagenda bitanga indi sura rwose, bikagaragara ko inkingo mu Rwanda ziri kugenda ziba nyinshi, abanyarwanda benshi bari kugenda bitabira igikorwa cy'ikingirwa, ama equipe menshi agiye atandukanye. Duhere nko ku ikipe y'Igihugu Mavubi yarakingiwe, abantu bakibaza ati ni gute batahe no kuri aya makipe noneho yandi abakina umupira nabo kugira ngo bakingirwe noneho ibintu bize kugenda neza. Ibyo byose rero nibyo mwitesengurwa ry'umupira cyangwa abashinzwe umupira w'amaguru hano mu Rwanda, yaba Ferwafa ndetse na Ministeri ishinzwe sport hano mu Rwanda bakomezaga kugenda bacungira hafi, bavuga ati mu gihe byaramuka bino bintu bikomeje kugenda ku murongo mwiza, imikino yasubukurwa abantu bagakina, ndetse nubwo ari uri kuvuga Anastase icyiciro cya mbere n'icyiciro cy'abagore mu byiciro byombi nayo biri gutekerezwaho, ubwo iburyo ayo nayo cyangwa se aya marushanwa yawe nayo yakinwa. Ariko Anastase bere ku cyiciro cya kabiri kuko nicyo cyari kiraje abantu ishinga ko baravuga gatese nimba shampiyona icyiciro cya mbere iteganya gutangira mu kwezi kwa 10, mu cyiciro cya kabiri kitarakina naye makipe ari umanuka. Rero ibyo byose ni ibintu bagiye bagenderaho, ari nayo mpamvu bapushinze kugira ngo barebe mu matariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 buryo cyiciro cya kabiri cyatangira. Ahubwo ubikiro twatangira kwibaza Anastase ayo ma equipe yo yiteguye gute. Ejo numvaga we na Shane muri kuganira, benda mwaganiriye n'umutoza w'Akagera, muganira n'umutoza wa Rwamagana, president wa Rwamagana City, wumva ko bo rwose isa biteguye rwose igihe bamenyeshwa ko imikino igomba gutangira biteguye. Ahubwo turibaza ati Etoile de l'Est yacu inayo bimeze bite? Ubwo na ku munsi w'ejo ubwo nagihindutse naho rwose twanyarukiyeho tukababaza tukumva uko bimeze, kugira ngo twumve niba nibura abakunzi bano mu karere ka Ngoma nono bashobora
kuba bagiye kongera none kubona ibirori ariko none twari gakina Anastase atari ukwikiza abanyengoma ahubwo none igakina ishaka kuzamuka ubwo ibyo ejo ku munsi w'ejo tuzatumira umwe ariko na muhizi ntabwo yakanga kutwitaba ku munsi w'ejo kamera cyangwa ko tukanamutumira hano live pourquoi pas birashoboka cyane Eric kuko ngira ngo nkuko bikomojeho Etoile de l'Est iheruka muri championnat y'ikiciro cya mbere sezo 97-98 hafi aho ngaho meme imyaka 23 ijya gushyira 24 ikipe iri mu cyiciro cya kangahe cya kabiri abantu benshi bakeneye kuza kubona Etoile de l'Est yazamutse mu cyiciro cya mbere nta kintu na kimwe afite cyo kwireguza nta na kimwe nubwo wenda ari champion igiye gukinwa mu buryo budasanzwe niko navuga ko Eric none ntabwo abakinyi bavuga ngo nukuba muri okara ubwo none bazajya bakina bataha iwabo bataha mu ngo zabo icyo ngicyo cyo abantu babanze bacyumve kuko icyo navuga Eric iyi championnat pari kwizatangira mu kwa 9 kuri 18 ni championnat igomba gusozwa tariki ya 11 ukwezi kwa 10 hazaba habura iminsi 5 ngo championnat y'ikiciro cya mbere mu Rwanda ibe bivuze iki aya ma equipe yose 28 afite buri kimwe cyo kuba yahaha umukinnyi wari wese ashaka kuko urumva championnat ni sozwa buri minsi 5 ngo championnat irangire y'u Rwanda itangire ikiciro cya mbere sezo ya 2021-2022 bizaba ikigoranye kuri buze kuza kubona ikipe ijya ku isoko kuko ntibizaba bikinoroshye bivuze ko rero uyu munsi wa none abashaka guha bafite amafaranga bahaha hakiri kare kugira ngo bizere neza ko ikiciro cya mbere kizajya gutangira bafite squad ifati ahubwo umuntu akibaza wenda mbere yuko turi buze kuza kumva umwe mu bakinyi bakirihe twaganiriye umuntu yavuga ngo aya ma equipe yacu yo mu cyiciro cya kabiri reka tuyita yacu ko nari mpamvu yo kubyikura sibyo niba Eric tumaze ameza ngahe tubona ubudeje umwaka warurangiye w'imikino tutabona ikiciro cya kabiri mu Rwanda gikinwa ese uyu munsi afite ibyangombwa byose bishoboka aho za lisansi za licensing ferwa isaba hago ziri buze nanga hafite ibibuga turi buze kubona Kirehiza gukinira hano ku makuru mfite nayo ko Kirehi buze gukambika hano ako n'ubundi mwaka muri rompo n'umwaka ushize no bakiniraga yego ariko kibaza harandi ma equipe nayo noneho adafite ibyo bibuga nyine icyo ni cyo ubu tuvugana nka Rwamagana ikinira hano Rwamagana ikibuga cya polisi cy'ukirebye Rwamagana Nyagatare iri Nyagatare se gute none se Nyagatare nari ikibuga cyiza no se Rwamagana inde ujya gukora ibirometero by'Inyagatare basize ikibuga cy'igishari cya polisi no kuravega birayibuga ari ubwatsi burimo n'ubwatsi bumeze gute kuravega n'ubwatsi busanzwe igishari kuri polisi ariko sinzi ko kira kibuga polisi yapfa kukibaha Irwamagana ejo bundi aho natembereye hariya mu kigo bita Agahozo Shalom uzi kibuga kibamo ese ubu ngubu Rwamagana ikajya gukinira ku Gahozo turebe distance rero iri gishari no ku Gahozo nyine ngira ahubwo ko Rwamagana ari opoti cyangwa ari uburyo bwinshi ifite uburyo bwinshi bwo kubona ibibuga hari icyo cyo kuravega twavugaga hari iki gishari kuri polisi hari icyo cyo kuravega gishoboka batarinze gukora intera bajya i Nyagatare ahubwo nyeka ko Nyagatare ariho hari equipe imwe ishobora kuba ariko se nanone nta mpamvu nayo kumanuka ese ya Nyagatare hari ebyiri hari imwe da Nyagatare ikiciro cya kabiri none se yo ako nefite ubushobozi bwo gukina ku kibuga cya Gorogotari kuko ntago champion izakirwa mu buryo bw'amapure ukubitwa match ya mbere uva mutaha niko bimeze ni ukuvuga ngo izaba itandukanye foruma bayikize hanze foruma yagiye hanze ukuvuga ngo ni amakipe 28 azabanza kine bundi match ya mbere ukubitwa uvamo ukubitwa uhita ugenda icyo bita play elimination nyine ukubitwa match uhita ugenda match imwe kandi nta kuvuga ngo retour noneho akandi akiciro kazakurikira ahubwo niho hazazamo we are retour kuko azabasigayemo amakipe ubwo ni kimwe cyabura niko twakira 18 twafamwa ariko nimba ari uburyo baboroganije bwa ari uburyo bwiza ubu turi tariki 20 urumva na stars ubu turi tariki 20 z'ukwa 8 byagira ku itariki ya mbere z'ukwa 9 ama equipe yose yamaze kuzuza ibyangombwa byo wavugaga ku itariki ya mbere z'ukwa 9 ariko birumvikana
ndamya ko naba basore niba bamenye n'aya makuru ubu batangiye gukora icyo bita barayazi mu cyumweru gitaha amakipe aratangira imyitozo wa mwitozo uba wikoresha ku giti cyawe iyo bita self physique yandi wo yikoresha wenyine nta wundi muntu muri kumwe noneho ukajya kwinjira muri groupe n'abandi bakinnyi noneho umeze neza nta kindi kibazo ufite ku buryo umutoza aza we ahera kuri fitness umukinnyi afite kuko ndamya nimba umutoza azaza aje gutangira bushyashya adasita byagorana ariko cyane. nimba umukinnyi ku giti cye ari gukora imyitozo kuko hari abasore ejo nahuraga nabo rwose baranambwira ati bitewe nawe ndi kubona ibiro bimaze kugeza ati wajya tukajyana ati nemba mfite yanjye yihari akajya kukugabanyiriza icyo kinure agaza kwikora nkabona nta gihinduka icyo gihe kirahinduka burya nuko ubu utayibona ariko hari akantu kaba kagenda gapunguka nicyo nabwiraga urumva bo bamaze umwaka badakina urenga rero urumva bagomba nabo kuba ubwabo kugira nibo bagomba kwigarura mu kibuga ariko hari amakuru mfite ko ngo muri Etwaro Dorese ashobora kuba hashaka umutozo ukakaye birumvikana nimba ugomba kuyiha umwitozo nimba afite gahunda yo kuzamura ekipe niyo kintu bagomba guheraho kuko uriya mutoza w'umwaka ushize uriya bari bakwiye i Rubavu Rashidi se bakunda kabo hahari se yarahari anavuga ngo yazamuye ikipe n'umutoza w'abazamu matemane ariko nanone nicyo abantu bibaza nibyo muri iki cyiciro cya kabiri hari abatoza bafite iyo mpano yo kuzamura ama ekipe ariko akaba avuga ati njye akazi kayenda gasoje mu byanjye njye kureba n'abandi nazamura icyambere utamubwira ngo icyambere kuko icyambere siwamenya nimba ari benda tuvuga ngo ni urwo rwego rwe cyangwa se nibwo bushobozi afite kuko bara mu cyiciro cya mbere hari kata zaho no mu cyiciro cya kabiri izindi kata ngira ngo uramwibuka umutoza nyakwigendera uri abatozaga Bugesera Nde Jamari ntagwabira wende n'undi mutoza bamwitaga nimwe bukandaza kumukubwira wamaze no kutuvamo yije no gutoza na hano Etwaro Doreste mutoza wavugaga ibiswahili byinshi cyane urumva nawe yari afite iyo bana yo kuzamura ama ekipe ariko akaba atashobora kujya mu cyiciro cya mbere none ura mutoza nibyo ura Rashid uto watozaga Etwari no mutoza ukiri trejen ariko nawe afite iyo man nawe agumanye na ekipe na groupe Etwari uko urumva we abafite we ikintu bamushinjaga nuko ikintu kimwe bamushinjaga nuko yizaniraga abakinnyi benshi akuye aho ngaho za Rubavu akabazana hano ingoma ugasanga none abanyengoma hano ekipe nibayibona ntago bari kuyibona urumva ugasanga abasore abangaba ba Sisoko binaha bagiye kwikinira hehe za Kirehe ugasanga aba Serena bano hirya barimo barajya hirya no hino mu makipe atandukanye ugasanga nabo nago ibona muri ekipe bitewe nuko umutoza we yamaze kuzana groupe y'abakinnyi agomba gukinisha none n'abanyengoma bagiye kureba umupira bakavuga tese ni gute tugiye no ku kibuga tugasanga ekipe yose y'abakinnyi hafi groupe y'abakinnyi 18 nta mukino umwe tuzimo ugasanga rero nabyo ni ikibazo ariko icyo ntago ari ikibazo Anastasi ikibazo kiba nuko nubundi nta resulta babonye resulta mamye ko abantu bani ngoma nta kibazo babyaye batwaye kuko nicyo kintu tuvuga no mu ikipe y'uga Mavubi tuvuga ati gukinisha abanyarwanda nibyo ariko se abanyarwanda nimba bataduha amarizita nabyo na APR hori igarukaho buri gihe bavuga ati nimba dukinisha abanyarwanda imyaka imaze kuba hafi 5 cyangwa 6 nubu intego twaye nka APR tutarayibona niye nano rero ingoma nuko byagombye kugenda niba abasore b'ingoma nibyo barahari benshi bafite impano zitandukanye mu mupira w'amaguru niba koko birengagizwa nibirengagizwa ariko aho bazanye bagaragaza itandukaniro kuko bose ubusanga n'ubundi bo bazanye ututse ari Igisenyi n'ubundi byakina naho bitandukanye nibyo abasore bari bukine ubwo rero byose muhizi na groupe mufatanyije kugira ngo ekipe yacu ibigende neza nabyo bakomeze babyiteho cyane yes nguko hanyuma rero Erika tukiri kuri aya makipe yo mu Burasirazuba mbere ko championnat itangira wese tuzagerageza gutumira ababifite mu nshingano cyangwa se banyira ama ekipe baza tuganire twagize gutya ku munsi rwose mu mugoroba watambutse nagize ntyavugana n'umwe mu bakinnyi ba Kirehe Football Club yahoze akinira ikipe ya Etwaro Doreste ngira ngo uranamuzi cyane kundusha batazira Messi kuko nahoze mbona hari abakinnyi benshi bavuye muri Etwaro bajya muri Kirehe nabavuye muri Rwamagana City bajya mu ekipe ya ari amakipe ari kwirengagiza ikipe bita Kirehe
uyu mwaka ifite gahunda yo gukina icyiciro cya mbere kuko mukambwire mamagaye Rugimba nawo Rugimba naze ubwire mukera ive mukanya nta kibazo reka tubanze twumve Messi. Muri aka kanya tuguhamagaye nk'umukinnyi muri rusange tukubaze shampiyona y'icyiciro cya kabiri mu Rwanda nyuma yo kumara igihe kitari gitoya abantu benshi bayitegereje bafite amatsiko yo kumenya ngo iyi shampiyona izaba cyangwa se ntizaba, yamaze kumenyekana officially itariki ya 18 iyi shampiyona igomba kuba igira gutya rwose itangira cyangwa se amakipe akamanuka mu kibuga. Ku ruhande rwanyu nk'abakinnyi ba Kirehe Football Club mu byiteguye mute cyangwa se mwakire mute uyu mwanzuro w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa? Murakoze, ni ibintu twari dutegereje igihe kinini kitari gitoya kuko amambere bari batubwiye ko tuzatangira barayisubika shampiyona. Ni ibintu twari dukumbuye kuba twabashije kubona baturekuye baduhaye uburenganzira bwo kuba twatangira. Ni ibintu byadushimishije cyane. Twakoraga imyitozo y'umuntu ku giti cye ariko nyine ntabwo ibihagije, dutegereje ko bazaduhamagara tukaba twatangira imyitozo rusange. Ubikomojeho ko mwakoraga imyitozo y'umuntu ku giti cye, ariko se muri rusange imyitozo mumaze igihe mukora, turi mu bihe bitoroshye bya COVID-19 ariko nanone uko abanyarwanda tugenda dukurikiza ingamba zashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima ndetse ku bufatanye na Minisiteri ya Siporo hano mu Rwanda, hari icyo bitanga hari n'icyo bigaragaza. Abanyakirehe mubahishiye akahe gaseke? Nko ku ruhande rwanjye no kuri bagenzi banjye kuko hari aho duhurira turavugana, iyo ku ruhande rwanjye nakoze imyitozo fizike tekinike abari ngoya kubera ko nta hantu duhurira n'abandi ngo dukine kuri baro. Urumva ikintu tuzatureho ni fizike, turateganya koko cyari duhura akatwongeramo n'iyo myitozo ya tekinike akatuzamura na fizike kuko umuntu iyo ari wenyine nagakora neza bizagenda biza. Abanyakirehe ko bishobora kuzagenda neza nubwo nabonye shampiyona bayipanze mu bintu bitoroshye. Kugeza ubu abakunzi b'umupira w'amaguru cyangwa se n'abakunda football cyane by'umwihariko abanyakirehe, hari n'abatari abanyakirehe ariko bafana ikipe ya Kirehe Football Club, hari n'abafana ba ikipe ya Kirehe Football Club, ni ubuhe butumwa mwabaha cyangwa se nirihe banga mubahishiye nubwo wenda biba bitoroshye kugira ngo uzamuke mu cyiciro cya mbere? Ariko Kirehe turayizi nka ikipe mu by'ukuri yamaze igihe kitari gitoya mu cyiciro cya mbere. Abantu benshi bazi ibirori byaberaga ku kibuga cy'Inyakarambi, abantu benshi bazi Kirehe ihangana n'amakipe atandukanye. Ntabwo abantu bakwibagirwa umurindo wa ikipe ya APR cyangwa se Rayon Sport, nimwe mu makipe akomakomeye yazaga Kirehe kandi mu by'ukuri asa n'ahazanywe na ikipe ya Kirehe Football Club kiri mu cyiciro cya mbere. Mwababwira iki? Murakoze, ikintu nababwira ni uko baza bakatuga inyuma, natwe nyine tuzatanga ibyo dufite, tugerageze ture ko bakongera kubona ibyishimo nk'ibyo bari bafite. Ikipe yabo ikiri mu cyiciro cya mbere, tuzagerageza ku buryo ki ikipe yabo yasubira mu cyiciro cya mbere. Dusonza ku makuru mfite na yuko ekipe ya Kirehe n'ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe kugeza ubu ngubu ngo ari nta mukinnyi n'umwe cyangwa se umukozi n'umwe bubereyemo umwenda. Turabizi ko ngo hari abakinnyi batari barishyuwe, ariko ku makuru ngerageza gutoza na yuko rwose bwaba bwaragerageje gusubiza bimwe ibibazo byari bifitwe na bamwe mu bakozi bakoreraga iyo kipe. Ese ku bwanyu none iki musaba ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe? Murakoze, icyo nwanjye numvise cyo nuko babashije kwishyura amadeni y'abakinnyi bari bafite kandi natwe amafaranga bari batwemereye bari bayaduhaye. Nta kibazo twari dufitanye na ekipe, icyaburaga nuko babikora shampiyona tugatangira. Icyo tuyisaba nuko nabo badufasha abayobozi bakatuga inyuma, ubundi natwe tuzabaha ibyo dufite kandi nizeye ko tuzabikora neza. Messi, reka tugushimire cyane ku kiganiro cyiza ugiranye na Radio Izuba ndetse na televiziyo. Ubwo twizere ko ubutaha nitubakenera noneho tukabatumira live muri studio za radio na televiziyo muzabasha kwitabira ubutumire bwacu, kandi tubabwire tuti nk'itsinda rigari rya siporo kuri antene za radio ndetse na televiziyo y'Izuba tubifurize amahirwe masa. Murakoze. ngira ngo mumaze kumwiyumvira Messi ni Twizerimana Theoneste. Uramwumva rwose ko turi guhuza neza cyane kuri byo bintu navugaga ku bijyanye
n'umukinnyi kwikoresha imyitozo ku giti cye wakinjira muri groupe ameze neza kuko nicyo kintu cya mbere kiranga umukinnyi uravuga ko umutoza ku giti cye aba afite nibura 20% ku kijyanye na condition physique y'umukinnyi indi 80% umukinnyi uyishakaho kuko nta mutoza Anastasio nimba uri umukinnyi nta mutoza aza kugushakira igihaha niwe ukishakira ko bakubwira ko ari abasore ba Mangwende urumva yamaze umwaka wose yiruka adakina umupira none reba ngo reba umusaruro ubu ngubu nicyo bita gushaka igihe rero yuri umukinnyi wowe ukagenda ukicara ngo umutoza ngo nuzankoresha icyo gihe uba uri kugana nyine muri kuri tayari cyari niki wakongeraho kuri ingingo y'ikiciro cya kabiri tuyivaho mbere yuko tujya ku ikipe y'igihugu Amavubi ikiciro cya kabiri daboro bari bakeneye gukina bari babikumbuye mu by'ukuri yaba amakipe atandukanye baba basore bakina muri kiriya cyiciro bose bari bakumbuye gukina mu by'ukuri ariko icyo basabwa nyine n'ikiriya nta kindi ni ugukora imyitozo cyane cyane abakinnyi by'umwihariko bakikoresha ku giti cyabo bakazamura fizike yabo bakongera kugira ngo bagaruke kuri ritime nk'uko bamaze igihe kinini badakina amaguru yabo ntago amenyere ntago aheruka gukina niyo mpamvu rero bagomba kubanza kuzamura urwego rwabo rwa fizike ubundi bakazaza bahura n'abandi baturutse hirya no hino ubona ntago bazongemo n'abakinnyi bashya buriya nibyo twavugaga bafite baracyafite igihe cyo kongeramo abakinnyi kugira ngo ahasigaye byibura shampiyona izagire gutya izajye gutangira bameze neza ari nta kibazo na kimwe bafite ngira ngo Eric ni ibintu abantu benshi bakwishimira cyane kongera kugaruka bakinjira muri stade bakareba uburyo ibintu biba bihagaze n'ubwo bitaremezwa ariko birashoboka cyane ko umwaka utaha shampiyona n'ubundi bazagira gutya bakarekura abantu bake ibintu se ko byatangiye guca amarenga nimba aho hafi wegereye inuza nimba wegereye internet reba kutumye cyangwa se ku tangazo Ferwa bashyize hamwe Ferwa wabonye uburyo bavuze ati yamaze kubwira abantu bati kuko nimba kubwira rwose mwigaragaze kuko muri ari amafaranga nimba kubwira ati kwinjira kuri stade ni 15 ariko bino 15 akaba arimo no kwipimisha rapid test uri hariya kuri waje hariya nyine hariya abantu bakunda umupira ubu umuntu yakubwira ngo hari etwarigiye kwakinira bena na Kirehe kwinjira ni 10,000 ariko hariho bitanu byo kwipimisha ukanga kujya ntabwo wareka kuyatanga wakinjira rwose kuko abantu bakumbuye umupira nimba ari kintu abantu bakumbuye kujya mu master no mupira rega no bavuga 7 kuko nabonye nandi ha 7 erega nawe nk'umunyamakuru Eric uyu munsi wa none niba bakubwiye bati wenda n'urugero etwarira amanutse mu kibuga wenda na Nyagatare FC bati ibikoresho ngibyo turabiguhaye mu cameraman turamujya kogeza umupira uzikogeza umupira muri stade agira wiko yambaye ubusa ukajibwira sharire ya ambiance nzamurira kandi ya ambiance nta urimo wogeza iyo umuntu amahengereza atari ku munyamakuru ari hehe tujye kumureba iri ambiance muri stade hari ubwira sharuti sharire kuri tekinike nzamurira ambiance ntago nyumva ubwo rero nuko birakenewe kandi birimo biragenda biza nimba muri basketball bamaze kwemerera umubare runaka muri volley byamaze kuba confirmé no kuvuga ko no mu mupira w'amaguru naho bizagenda naho bijya mu buryo bizaterwa n'uburyo muri football turebye reality no bishoboka cyane ko football n'ahantu haba ari hagari nagabenda twavuga bende sibira Kigali arena dufite isa nk'ijyamo abantu benshi ese ibindi bibuga byakira abantu benshi nibi stade Amahoro stade Nyamirambo aya ma stade yo mu turere twubakiwe na nyakubahwa president wa Republika yabi hano Ngoma yaba ya Bugesera yabi Nyagatare siyo ma stade dufite twavuga ajyamo abantu benshi ariko nyine bakavuga ati stade nimbajyaga abantu 5,000 abantu 1,000 barajyamo inera nirimo bipimishije nyinga abantu benshi bamaze gufata urukingo rwa mbere ibintu bizageraho birega bigiye ku murongo twongeye tureba umupira bimeze neza dukumbuye amastade rwose dukumbuye amastade abantu bakagenda bakongera bakaryoha abantu bakongera bakumva birimo biraza rega biri kuza amarenga arimo aracibwa amarenga ari gucibwa rwose abantu batangira bagire akizere ko mu by'ukuri sezitaha yaba ikiciro cya mbere n'icya kabiri dushobora umubare tushobora kubona umubare muke rwose wabajya muri stade kugira ngo
bashyigikire ama ekipe yabo ku buryo ubumwe cyangwa ubundi biragaragara rwose ko ukurikije ibimenyetso biri kugenda bigaragara ukareba inkingo noneho zirimo zigera mu gihugu n'abantu bari gukingirwa ubungubu dore bageze ku cyiciro cy'abantu bari mu myaka uri range kuvera ku myaka 30 kuzamura hagati aho ngaho urumva ko bimwe biraza ejo bundi inkingo nizo ziyongera bazahita bavuga ati noneho buri munyarwanda wese ahari arasabwa kwikingiza ubwo urumva rero ibyo bintu byose biba bigenda biza bikazamura n'uburyo abanyarwanda barimo bagenda babyumva no kwitwararika bizatuma n'abafana mu ma stade y'umupira w'amaguru nabo twongera kubabona tukongera tugasangira ibyishimo n'ama ekipe yacu tuba dushyigikiye hirya no hino. Yes, ngaye nguko rero tujye mu ikipe y'igihugu Amavubi ku yindi ngingo yitwa Haruna Niyonzima ni kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi yatangaje ko ngo biteguye nka ekipe nationale mu gihe kwitonda Areba Kawe ngo yashimishijwe no guhamagarwa mu ikipe y'igihugu ngo ntabwo yari yiteze ko yahamagarwa. Ese wenda mbere y'iko twumva ibyo aba bagabo bombi batangaje mu magambo make Eric, urabona u Rwanda ruri tayari yo kujya mu gikombe cy'isi? Urabona Amavubi afite gahunda? Ubundi mu mupira w'amaguru twemera ko ibintu byose bishoboka kuko urugero rwiza uzarobore nko kuri birabirwa bya Komore byikarifiara muri Cameroon urareba ugasanga na championa yabo ukabura ikipe n'impuzi ariko bo bitewe n'ubyo bishatsemo ibisubizo bari kubarizwa muri CAN. N'u Rwanda yo navuga ko bishoboka ariko mwongeraho n'ikindi kintu cyuko bigoye bitewe biragoye navuze ko bidashoboka. Erega jya wamara ibintu uvuze ngo biragoye nyine ntibishoboka mu mupira w'amaguru. Natangiye kuvuga ko nta kintu na kimwe mu mupira w'amaguru kidashoboka ariko hanyuma buri ijambo uvuze yongeyeho ariko iyo wongeyeho ariko ibintu ubwo biba byarangiye ni ukuvuga iyo ariko impamvu banyishyizeho mbagiye kuri ya miterere y'umupira wacu natwe tuzi kuko gutungurana byo birashoboka kuko nimba twemera ko gutungurana bishobora kuba ukabona nk'amakipe akomeye ko na Real Madrid itsinzwe nka Cadiz ugasanga umukinnyi wa Real Madrid yahemba Cadiz yose icyo gihe nibo uhitubona ya realite y'umupira w'amaguru. Niyo mpamvu ngubwiye ati n'u Rwanda birashoboka ko rwaya mu gikombe cy'isi ariko ngubwiye ariko nyine ndi gushyiraho niyo ndi ukubwira nyine ni ya mahirwe nyine ntakubeshye wenda mu myaka maze kuri iyi si mbona ikipe y'igihugu Amavubi nta cyizere uyifitiye. Si tugiye guhura n'ikipe y'igihugu ya Marina Harambe Stars na Uganda Cranes ntakubeshye ntago u Rwanda ruzajya mu gikombe cy'isi. Noneho biragoye tujye tubivuga uko biri. Tunaretse n'ibyo wenda kandi ngo urajya mu gikombe cy'isi Anastase tunaretse n'ibyo byano matsigira itsinda aya makipe ane tuvuga ko wenda tuvuyemo muri iryo tsinda turiyoboye ariko tugiye ari ikindi cyiciro noneho cy'ama ekipe 10 y'ibigugu agomba kwivanamo 5 none ajya mu gikombe cy'isi. Hazamo ari gihe ugenda ugahurira muri za Nigeria za Cameroon za Cote d'Ivoire urumva za Nigeria izo zose za Ghana zose zikaza ariko mujye kwemera ibitangaza mu mupira w'amaguru ariko ibitangaza biba ariko rike gatoya ikipe y'Igihugu Amavubi yashinzwe muri za 70 na kuva yanshingwa Amavubi twagiye mu gikombe cya Afrika nabwo rimwe 2004 imyaka ibaye 10 tutagiherukamo 17 imyaka ibaye 30 ijya gushyira 40 ntabwo u Rwanda ruzi igikombe cy'isi. Anastange ngiye kuba rwagerageza no gukomanga ku marembo arwemerera hari umuhanzi wavuze ngo yageze ku marembo y'ijuru akomanga buri umukinguri nyumva ariko Amavubi ntaranagerageza no kugera ku idirishya ry'igikombe cy'isi. Nyumva ngo urugero rworoshye cyane ikipe bita AS Kigali umwaka ushize ikuramo kesi yo mu Ruganda byagenze gute? Ni Covid yabikuye Covid ni gihari se? Covid ni gihari uyu munsi iyi Covid no iyi Covid rika ashobora gutuma avuga ngo ishobora gutuma u Rwanda rujya mu gikombe cy'isi niyo yatumye u Rwanda rutajya gukina Sekafa abatanije imyaka 23 ibyo siraza gutuma equipe nationale nkuru ijya mu gikombe cy'isi kusheje muri utajya kumva Mari yikuyemo reka ntabwo u Rwanda rwakuramo Mari kubera iki ntabwo ushaka kumva Mari tugiye gukubitana nawe ugasanga itestinze abantu 9 tayari forfait Marisa Marini Rutsiro nizo za majena kugagaza umupira ubu muri iminsi ndi kubwira na Kongo Kinshasa twarabibonye ngo ngifite Covid bayipiratariya cyane none utekereza ko shasega
kuburwa rwose tugiye muri Qatar tumeze neza ariko tubanza turebe ubundi tutabeshanye mu kibuga no hanze y'ikibuga tutabeshanye mugani wa Shariri tutabeshanye rwose dufite abayobozi muri siporo bazi gutegura hanze no mu kibuga oya abantu zose bo babura bandese abantu zabo ni babura aba preparateri akaba preparateri physique abo ngabo bari nabaye apana physique oya Shari tuvuga ibintu uko biri ntago mbona u Rwanda ruri bujye mu gikombe cy'isi kuko izo ni inzozi nukwikira igitugaseka ni nka kwa wundi wabwiye undi ngo nzakubera umwijima umbera ijoro nudacamano birakuriye none se mbeshe rega no Mavubi nta muntu utabona ko rwose yego no kwitabira tugomba kwitabira kugira ngo nazwe nyine FIFA ikomeze kumenya ko duhari na equipe nationale ariko mu byukuri tumanukeho umwanya umwe cyane ha mu byukuri ni inzira igoranye kuba wavuga ngo Amavubi ngo azajya mu gikombe cy'isi cya Qatar 2020 iri tsinda rya Mali na Kenya na Uganda se ryo tuzaba twariyoboye ko ari cyo bisabwa nibuza kugira ngo tujye muri ari ama equipe 10 azajya gushaka wajya hari ntiwajya gucuranga udafite inanga cyangwa se yo nanga udafite imirya niba ari byo ariko ushobora kujyana ya indi ibikenyereza ibikenyereza ubuzacuranga abantu bumve nyine ni nk'ibyo byose ni kwa kundi nyine Amavubi yitabira ariko se iba yitabira yajyanye iki dufata urugero niba uyu munsi wa none muri equipe nationale umwiryano uvuka uturutse kuri prime zatanzwe ntihari abo twabonye ejo bundi basohowemo cyane kandi bakabica ku ruhande bakazana izindi mpamvu runaka ari umwiryane w'amaprime yatanzwe muri equipe nationale ahubwo rero icyo wamenya noneho Anastase amakuru abarimo se abari meza muri iyo kamp nyine muri kamp y'ikipe y'Igihugu Amavubi kugeza ko aka kanya umuntu bita Kwizera Olivier nyuma yo nimba abantu barimo baribaza batese noneho Amavubi ngo hahiye koko ngo nibyo bavuga ngo hahiye koko oya none wumva ngo mari ngizashya koko noneho ikintu gihari hari abantu noneho barimo bibaza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa za social media zitandukanye ariko noneho Kwizera noneho ko yasezeye akagaruka none harabigenza ariko n'uyu mukobwa rero tunagarutseho iki kizungereza uyu mukobwa ni mwiza nta utamuvugisha ariko we ikibazo cyo kumuvugisha ariko nanone Anastase ariko se kuki abantu bari gushaka kuza kugenda kuri Kwizera Olivier baretse umuntu akagira libertinage yamaze rero icyo wamenya nuko yamaze gusezererwa muri kampu y'Amavubi abantu babigarutseho baravuga ngo Mashami ngo Olivier ngo yigize ngo psychologiste ngo ibyo ngo ubutoza ngajya mu bindi ngo byo by'ubujyana mu bijyana mu yarabirenze Mashami Vincent ntagaze ko ari umutoza ahubwo arashaka kuza akaba umubyeyi ngo wa buri ntabwo bishoboka ikipe y'igihugu nagariyo bazanamo mambo za wandavu nk'izi ngizi Kwizera Olivier afite imico itari myiza ubundi nuko abantu batabyitegereje nahoze mbibona Samu Karenzi yabyanditse kuri Twitter Jadodo kuze aramwataka sinamwabibonye oya nyine biriya ni bya ni yanambara ibera ku mbuga nkoranyambaga uko Anastase ushaka kumanuka ikintu abantu bakakwataka ariko Mashami Vincent hariye niyo hambere yagaragaje weakness ya mbere nk'umutoza mbi hariye niyo hambere yigaragarije ndabyibuka hari ibyo yigeze gutangaza mu minsi ishize nuko bitari buze kunkundira ngo mpite mbigeraho none ahangaha ngo ntago ari uguca urubanza ngo si ukumucira urubanza ngo nacyo ngo tumugarure mu bandi ngo nk'umwe none se ko babwiye kumugarura mu bandi uyu mukinnyi utari buze kubaha equipe nationale ariko abakinnyi bacu bagiye bagira discipline uri rukanka mu bakobwa ni ibintu byakunaniye Anastase ushaka gufata gahunda zawe ukazivanga naka uyu munsi wa none ndamutse mbizi ko ndi kuri mikoro hano directeur squad cyangwa se ES muri report hakaza gasanga kuri chat ndimo ndaganira ahangaha n'ikidomange ntabwo bizashoboka zamwate na stars kubera ko wavanze gahunda zawe bwita n'akazi soka agenda kandi sinzakubone hano niko biba bimeze nzajya no kumurega mu manza ngo mutsinde none kubera iki abantu turi buze gutwarwa n'amarangamutima ariko ndibaza umubiri wo gutegeka none se umutoza ko yavuze ko aje kumufasha kugaruka mu bandi deja bakaba bamaze kumuvana mu bandi noneho byarangiye bizatuma nongera abadokiteri b'abaspecialiste muri ibyo bintu bizatuma nongera gushaka ijambo rya nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ngo umwenda w'igihugu warashaje ni nko kuwufata ukawuteraho ikiremo gishyashya kandi koko umwenda w'Amavubi wamaze gusaza narabibonye none se mbeshe umuntu swati daga ya mbere icyo byabwenge iramufasha uramugaruye arasezeye uramwinginga ngo uramugaruye
arongeye agaruye indi yabashushu be tutazi ngo barava hehe bakajya hehe. Eske ni ibintu turi kubaka football, turi kubaka ikipe yo kw'Amavubi. ejo bundi se ntibamwongeye undi mwaka ngo yabaye umutoza w'amateka. Endese Vincent se yabaye umutoza w'amateka se kubera ko yakuwemo na Morura Isira. Buriya ni hatari. Buriya rega hari akantu gato ukora kagakurura n'ibindi bintu byose byiza wakoze bikagasiba. Hari umuvandimwe witwa Karisti muri Mugisha namaye nka data mu giti muri giti muri MTN Sun Sport Group Fan ati ntibishoboka ntabwo ikipe y'igihugu Amavubi ajya mu gikombe cy'isi abakinnyi bacu bibereye mu bukwe kuri IG no muri gereza kandi ntagabeshye. Jewe ndemeranwa na Karisti namunoza. None se nyine wabuzwa n'iki kwemeranya nawe kandi ari ibintu bigaragara. Rega akofata Kwizera Olivier ejo bundi bari gushindwa birabira Mashami akajya mu itangazamakuru akamuvuganira kuri hadaciye no munsi umwe akabakoze ngaho nyine rero yise bikurikiraho. Reba ibintu bikurikiye. Boretse none wumva hari umuntu yandikiye ubutumwa ariko simumenye ngo hero bro turahabaye mu kiganiro kabisa tusuhuza Eric na Charles. Ariko se rwose ubwo Eric si ukwigiza nkana u Rwanda ntirwajya mu gikombe cy'isi rwose kereka duteguye nibura mbere y'imyaka 5 cyangwa se ndabakunda cyane igihugu kikaba gifite ubushobozi kikubaka amastade akomeye ahambaye ku buryo twakira igikombe cy'isi. Nibwo buryo twakijyamo nta kindi kereka dutegura nka za Johannesburg. None se ibyo ajya kubivuga tuyobewe ko nese nimba tuvuga urugero ingabo z'u Rwanda ntago ziri kujya muri Mozambique zigagarura umutekano kubera iki ingabo za Mozambique zarananiwe. Niyo umupira wacu tunaniye uzi mu byiciro byakaye muri Espagne bakiye none se bazanye baba professional bahaye abanyamahanga ubwene gihugu ko bushaka. U Rwanda rwagiye mu gikombe cya Afrika cya 2004 ugarutse abakiri babeze bati nyine ubwo n'ubundi buryo ngende gukubwira bushoboka uvuga ngo dutegura imyaka mu gihe none iyo myaka 10 tunaniye twagiye kwiyambaza abandi bashoboye umupira uzi muri konga abakinyi bifite ariko badamagarwa muri Leopard uzigana abakinyi bafite bakomeye bakira mu Bufaransa badamagarwa muri Black Stars. Sha eri ntakubeshye kuri equipe nationale uku nuguhiga ntambwa nuguhiga ntambwa ariko nyine watangije indirimbo yitwa ngo bajyaga he abantu batazi icyo twayitangirije ariko kibaza aya Mavubi yajyagaye ubundi sinzi ndimo ndategura amateka ya equipe y'igihugu Amavubi abantu bazayumva buriya ngo hari amazina arenga 36 yose yarari hariya ku dupapuro buriya iri zina Amavubi yiswa Amavubi bateraniye ku Gisenyi muri za 76 nago ndi kubyibuka neza afunda ababyuka baza ko twibutsa neza. Ariko icyo gihe harimo ngo kuyita inzovu harimo kuyita niba ari nibitagangurirwa ariko bemezamo izina rimwe ngo Amavubi. Ese koko akagasimba turacyakabona? Oya none se ashobora kuba nta rubori rukibamo. Iyi nigwa habiri biranze ashobora kuba nta rubori rukibamo. Reka twumve Haruna Niyonzima na Kwitonda Rebecca tugaruke tureba n'ibindi. Okay. Kwanza nabanza nshimira Imana kuko twaje mu mwiherero amahoro kugeza uyu munsi turacyari amahoro. Icyo navuga nuko umwuka umeze neza, entraînement ziri kugenda neza. Navuga ko ibintu byose ari amahoro nta kibazo gihari. Icyo navuga nuko iyo dutangira ntago biba byoroshe ariko bigenda biza ko nkuko abantu bari babizi tuvuye mu marepo ariko abakoca bagerageje kubimanaginga neza bagerageza kuduha imyitozo igendanye n'uburyo naho twari tuvuye of course ariko so far so good ibintu bimeze neza cyane. Icyo nakwizeza abanyarwanda nuko turiteguye neza turiteguye nkuko njye mbivuga igihe cyose kwitegura n'ubundi tuba tugomba kwitegura ariko ambition bari yindi no gushaka uburyo twafashanya hagati yacu twese kugira ngo dutange umusaruro mwiza yaba muri equipe ndetse no ku gihugu muri rusange. Mbanje gushimira narishimye cyane n'ubwa mbere mamagarwa narishimye n'ubwa kabiri wenda naga ari ibintu umuntu wese abatekereza
kuba yamagarwa mu ikipe nk'ingi y'abakinnyi bakomeye, ikipe itsinda, ikipe nyine bigoye kuba wajya mu kibuga n'umukinnyi ukizamuka cyangwa no kuba wagira n'amahirwe yo kuba wahamagarwa, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Byaramfashije cyane kuko ubwa mbere nza nari mfite ibitego 5, nsubiyeyo ngerayo none mfite confidence irenze yo nari mfite, ndakona nongeraho urwego, imikinire irazamuka, gutinyuka, kuko iyo ugeze mu kipe y'igihugu hari urundi rwego ubugezeho rutandukanye n'urwa ruriho. Ubu umukinnyi mukuru ugatangira gutekereza nawe ibintu bifite ikipe akamaro, ntabwo njye gukina ibintu bisa nkaho biri hasi, kuko wazamuye gomeza ushaka gukomeza kujya hejuru kugira ngo ameze uhamangarwe muri ya kipe y'igihugu. Iyo nabwira abanyarwanda ikipe arimo umwuka mwiza, twese turashaka gutsinda, dukeneye amanota y'amaki, tuzabezana amace ebyiri tuzakina, dufite ubushake mu myitozo, turimo turakora cyane, buri muntu ku giti cye afite ubushake bwo kumva ko iriya mace twayitsinda ya Mali niyo mu Rwanda ya Kenya nayo tukayitsinda, kandi birashoboka. ngo ni Niyonzima Haruna kapiteni w'ikipe y'igihugu Mavubi ndetse na Kwitonda Rebaka. Urumva ko bo icyizere baracyifitiye nubwo Anastase wowe utari gusiba ariko se oya ntacyo bakigira. Oya uko nguko n'ukwikiza abanyarwanda, n'ukwikiza abanyarwanda nyine zizamvugo ziraho ngaho zitajya zina. Nabo bagize mu mvugo hari umunsi Haruna atatwizeza ngo turaza gukora ibitangaza. Nabo bagize mu mvugo z'aba politiciens. Mwese hari umunyapolitiki uvugisha ukuri. Mamba bariri. Akano dufungure n'umurongo wa telefone kumva abantu nimba baduha ibitekerezo nabo uko babona ino kipe y'Amavubi rwose ukuntu iri kwitegura. Abatubwiye n'uburyo icyiciro cya kabiri bakiteguye. Aya ni icyiciro cya kabiri cyaje abanyengoma by'umwihariko n'abanyakire. Ubadinani bariteguye. Adinani yahoza mbwira ngo ibintu ni sawa ngo ni wane baramukubitira harerenze. Halo. We. Mwiriwe. Samu muri kuvugana na Gatonde. Yego Samu. Nakomeje kumva muhumeka kuri tware yacu y'abanyengoma. Baragenda muravuga ariko ukumva noneho iyo shampiyona ishobora kuba igiye gusubukurwa itandukanye na bya bindi bananiwe byarezare na zareturu. Wasanga ukuntu iyi foroma kuza ugakubitwa ukavamo bitazabatungura ko imeze nka ya shampiyona yarishizeho mu Rwanda ko iyo ikipe yose ishobora kuza igakora akantu ikanazamuka bitunguranye. Ikipe ifite squad yuzuye n'umutoza uzi gusoma umukino n'abakinnyi bari fit bameze neza. Ashobora kuza akajya gutya rwose akagukubita igitego cyacu cyo ku masawanyu. None se ube twarurayiha amahirwe yo kuzamuka Sam? Anapeta. Natunaniye mu mikino twirirwaga dukina dusubiramo koko. Nibyo muri bushoboro. Twabikora mu mikino itarenga 10 n'ingahe kuba 10 n'ingahe se ko nta n'imikino itanu irimo. Iyo mikino muri amatipe 20 n'angahe nta n'imikino irimo ari ugukubitwa uvamo. Mbega nawe nta kizero uyiha. Shaye kizere ni nka 40 ukurikije ukuntu twari ko bagira bati twe turiteguye. Bariteguye ariko nandi makipe ariteguye, amakipe yangaho ya Kareza za Kireza Amagaju Rwamagana City n'Amagaju. Amagaju yarakanengo no kugura arakomeje. Ubwo turambira ko iyo kipe yifite abakinnyi babo bamanukanye mu cyiciro cya mbere bakaba bashaka kongera kugaruka. Komfite amakuru yuko na Inyangegere wari muri Etwari se ashobora kuba yaragiye muri Rwamagana City. Urambira n'ukuntu Etwari uyizi koko naho ko habaye byinshi twagiye twirebana na Rwamagana ukuntu wabonaga ijyana ariko tekereze Etwari yagize abakinnyi bagiye mu gikombe cy'isi cya 2011 giheruka muri Mexique. Nubu bikaba byaranze. Ibirimo irata inkovu z'imiringa sibyo baracyabirata. Ibyo by'inkovu z'imiringa ebwo nuko uzayishakira rero nzayisenga Sofia akayiririmbira. Uko bimeze ariko ubwo ngubwo nyine no ku Mavubi yacu nk'ukuntu mwagiye muyitaho.
ayo biragoye hariya harara amakipe y'ibigugu uba wumva kuko wagiye ubona ko muri tsinda baragiye bashyiramo amakipe birakomeye y'ibigugu ugasanga niba bari kiriya yo kuba yazamuka ari aya kabiri urakoze cyane urakoze cyane kabisa turi kumwe muzatuvugishirize abo bayobozi ba Espoir twumve intego bari kwihaye iryo rwose umuntu witwa Charles na Eric uzi task bafite wowe tangira ushaka amarangi yo kwisiga wowe twari meze neza Samu hano hari umuntu wanyohereje ubutumwa nanone yambwiye ngo ni mukunzi ariko ntabwo ndimo ndamumenya ugaze ko twibwira neza ati mbariza Atanastazi oya ati mbariza Anastazi uti uzi imyaka ingabo z'u Rwanda zimaze zikora imyitozo Amerika Uburusiya Ubuyapani baraje bigisha igisirikare cy'u Rwanda kirakomera nibafatanye bategura ikipe ikomeye rega binahera ahi wacu Ngoma ese ho birakorwa kujya mu gikombe cy'isi ni ibintu bitegurwa ku mpande zombi rwose tureke kumva ko Imana yadushyiriramo imiyaga tukajyayo ati ni mukunzi Fabrice Fabrice rwose urumva igitekerezo gwaye nibyo Eric nyine yabikomoje azi imyaka RDF imaze nta kintu wageraho utateguye ibintu ngo bishyire ku murongo ibyo nanjye nago wenda nabitinze ariko nge navuze ati birashoboka umupira w'amaguru twe tubona kidashoboka muri football ariko ariko nyine iyo ariko nyine bari yushimangira ariko nyine amavubi rwose nta kizera atanga cyo ko yajya mu gikombe sibyo ari igikombe cy'isi n'igikombe cya Afrika ntago ari vuba niba dafata umwanya ngo bategure gahunda zigenderwaho nzima bategura abana bakiri bato bazamuke babakurikirane bamenye uko bakurikirana umukinnyi ku mukinnyi etape zose zibeho senior bahere kuri za minime za PPA bazamuke za junior gutyo ama equipe yagere akomeye reka turebe ko benda kino kintu cy'abanyamahanga ari ikintu cyakongera kuzamura urwego kuko n'abakinnyi bora dufite Charles kugeza ubu baba ari barabaharuna baba ari aba migi baseze baba ari n'abari abatuye ba Omborenga bande bose ukibona bagishining hano Mavubi ni experience bahuye nayo yo guhura n'abakinnyi rega twebe nubwo ibyo byose bivuga n'abakinnyi bo kwigiraho dufite nabo none se aba bigire kuri Haruna nyerije kintu ndi kuvuga wafite iki ahubwo Haruna wafite abo yigiyeho ari mu kibuga hagati yabaga ari kumwe n'abantu bakomeye ari kuragiza kariyeri y'umupira we neza niyo mpamvu mva avugira na bagenzi be rwose kuba confidence arayifite ako se mu kibuga hari miti akora iki none se ubwo urafata Ruboneka Jean Bosco aze kwigira kurinde aze kwigira kuri Blaze itanga ishaka udakina ajye kwigira kuri Baka uri ko ajye kwigira kuri Baka uri gushimishwa agira ngo ufate Nsabimana Aimable mu bwengo genda wigire kuri wigire kuri Wabuhi Placide abo ngabo nibuzigira dufate n'urugero rwa Kwizera twagarutse si umuzamu twavuga ufite experience none se niba we yatangiye kubaha urugero rw'abashushube ariko Kwizera ntago ari ubwa mbere we nukugoreza kugoragoza bakora ariko se ko hari umuntu wahoze umuntu wari muri camp nibuka neza nimba ari muri Maroc nimba ari muri Libya akavuga ngo mu Rwanda ngo no bank ni yifotoreza ku mayero ni antare jya wicecekera alo mwiriwe neza mwiriwe Anastazi komera tuyisenge umeze ute ndakomeye rwose nta mutima mubi nta n'inda y'umujinya mwese ndabasuhuje noneho rero ikintu mbanje kubashimira n'amakuru mwatuvira umuzingo Amavubi nakora neza kandi minisiteri ya siporo Ferwafa bakaba babishyiramo imbaraga ntaho tutagera n'igikombe cy'isi twakijyamo amazi nibadutegurire hanze ngo tujye gukora pre-season hanze nk'uko andi makipe agenda ngo abikore ntacyo twakwigezaho murashaka se ko babajyana kuri Lake Tanganyika niba manuka nyine tugende dukorere imyiteguro ahandi hantu kure ubundi turebe ariko nabuze umunsi u Rwanda ruzajya kwitegura muri Bangladesh nibakorereyo cyane naho etwari rero nibategure bongere barebe ukuntu bakongera bagashimisha abasore utubwira ngo ntuze ngo Kirehe ngo yazamutse uko yamanutse n'ubundi niko yamanuka nabo nibazamure kuko iburasirazuba nabo kuburayo
amakipe nk'uko ngubu biratubangamiye sawa bituma arakoze cyane hanyuma yari twasoma ubutumwa nka bubiri kugira ngo twukomeze n'andi makuru wabusoma rwose ndi kubona ba dinani rwose bari kugenda baca mu gikari ndabizi neza ko nawe ufite byinshi cyane aho ngaho muvandimwe ati Salama Anastasie ndagukurikiye ati nsuhuriza abo basore ati nishimiye iyo nkuru nziza y'ikiciro cya kabiri ati ndayishyigikiye Twari Doreste ni Munezero Venuste mwe mu bafana banakomeye cyane ba Twari Doreste ubwo ariko n'umutaramu rwose Chris nawe ntajya atangwa ati mwiriwe neza Anastasie and Charles and Demos kushizemo akitso mwiza nibuka ati turi kumwe ni Rodi Chris ati dukomeje kubashimira ku makuru mukomeje kuduha ni byiza kuba icyiciro cya kabiri cyemerewe gusa Twari Doreste nigaragaze ishimishe abaturage bo mu karere ka Ngoma nabo bongere kwishima bishimira Anastade umukuru w'igihugu yabahaye ati rwose gusa maze kutubwira amakuru ati muze kutubwira amakuru avuga mu ikipe ya APRFC ariko kugeza ubu mu ikipe ya APRFC nabo nuko nyine tayari umwitozo barawutanze APR yasukuye imyitozo birumvikana yo iri kwitegura kwerekeza aho bita Mogadishu Mogadishu hari yabazagenda neza akizeranye azagenda neza rwose kuko abafana banishimye ngo batomboye neza ariko uzi ikipe ya Mogadishu ariko nyine byose nyine tuzabibonera mu kibuga APR abasore uye yamaze kufunga icyo bita Rokrito mbonye ko Charles yazamuye babasore bone twavugana ba Kenese ani Kenese abantu bari bikanze bagize ngo ni intwaro bazanye imanukanye umunyamahanga kumbe n'umwana muto wakinaga mu ikipe ya APR y'abatariko urabona ko ikipe ya APR rwose ibintu bimeze neza cyane gusa tukina hano mu Rwanda benda na sati kugenda tuhava nuko n'ubita Kimenyi Yves nawe yafatiye Amavubi ari muri abanyezamu Amavubi bose bari mu manzaganya niko ngo bamufashe ngari muri baby shower rwose ngo bari guhita umugore we ngari hafi kwibaruka yari yatumiye rero rumba n'ibirori muri iminsi bigezweho bakora baby shower gute no kuvuga ni bya birori muri no guikaze nyine umwana rwose umwikaze zakiri mu nda ya nyina kugira ngo umwana bakiri mu nda ko yaburanga nk'iminsi mike ngavuke hari ukuntu inshuti akantu numvise Eric gato nguciye mu ijambo hari akantu numvise gatoya ngo kugira ngo umwana ngavuke ngafite urukundo rwase ngo tubarere ko ufite umugore ugomba kuririmbira inda urayiririmbira inda urayiririmbira ajya nayibwira utuntu twiza cyane umwana nyine kugira ngo nawe ngo kanayisoma kugira ngo umwana yumve ko ababyeyi bombi rwose baba bomaze umwana ubuzumva bura mu nda nawe ahita kumva akavuga ati Anastasie papa rwose nk'abantu twagize amahirwe yo kwiga biology hangize ngo nabagize amahirwe yo kubyara tukinjira mu cyo bita ubumenyamuntu umwana kuva akiri mu nda kuva akiri urusoro mu nda nyina akarinda ageza amezi 9 avukiraho uburyo umwana akura buri munsi umwana yidevelopa mu nda ibyo ni ibintu byose bigenda byo ko umwana buriya yamaze kugeza amezi 2 bura ibintu byose yabikorerwa hanze kwisi ese umwana atangira kuba urusoro ryari atangira kuba urusoro ryari mu gihe akiba ikiganiro kijyanye Josiane se ni ababizi Josiane se kokora ibiganiro ngo ni nyuma y'amasaha 72 bose yo habaye yo bita ntuzo fecondasi ko namwe nyine mwase uzi icyo bita zigote rwose hanyuma mu Mavubi wabonye umwataka w'Amavubi ko yagize isabukuru wo bita Saidi Abedi Makasi Saidi Abedi Makasi mu bataka bari bakomeye cyane wo mu Kongomani rega yaje vyongeraho kuko rago yari umunyarwanda yagize isabukuru rwose nawe nabonye federation bita Jacques Tuyisenge rwose yamyitegura Amavubi igiba abantu bagaseka bakavuga ati ibi niki uwo yibereye ejo bundi no weekend rwose
kandi mwataka uduteze ibitego byose bishoboka ariko ubu rwose yamaze guhabwa uruhushya ati jya gufata irembo ati tureke ibitego bizabona aho kugira ngo ugende udafite umutima uri hano banza ugende ushyira ibintu ku ruhande wenda twazajya kora tukabona bimariyemo rwose mu gihe tubona hanze y'u Rwanda nubwo wapfusha papa wawe cyangwa umubyeyi wawe uri muri lokali byize kuba kuri Frank Lampard aza kugira ibyago apfusha se nimba nibuka neza ariko ubwongereza bwawe buri muri lokali ariko Lampard yaravuze ati oya nzajya nyuma uwo bita Jurgen Klopp yapfushije mama we Liverpool muri kiragiye Liverpool yari muri kuruse y'igikombe ariko aravuga ati nzajya gushyingura mama nyuma ariko banje kureba uko Liverpool dore imaze imyaka n'imyaniko idatwara igikombe mbanje kureba ibyayo ariko twebwe umukino duteze ibitego tayari ngo yibereye noko agiye gufata irembo nawe rwose imyiteguro yacu ubona ko ari salama Sharire mugerwa n'akati avuza ngo iki suhuza abo bapampe cyamamare ariko nayo yazadutume muri Buraido Show Buraido Show se ni umukobwa umbajije ati bigenda bite icyo gikorwa nyine ubundi aho kwakira umwana ngenda shaka uye banza usobanurire neza uburyo umugabo ajya gusoma inda ariko se wowe ntago bakubwiye ntiwabyumvise ni uburyo bwo kugira ngo umwana mutangiye mumwereke urukundo urumva mutangiye mumwereke urukundo akiri mu nda nawe atangiye yumve ko ababyeyi be bari kumwe nawe bamushyigikiye umuririmbira twa turirimbo twiza ibihozo ibihozo rwose ririmba igihozo twumva uzabaza umusizi bita kara shari rwose na background ndayimanura igihozo twumva uzagenda ubaze madamu ko ntaririmbiye ubundi ibintu byita ibihozo ni nko kubona umugabo ari kuvuza impundu icyo gihe waba ukoze ibara uri umugabo uri kuremba ibihozo birumvikana rwose umuvandimwe n'abaciyeri rwose mu gikari aravuga ati twari doreste uwo mutoza ati rwose yigize nk'uwo bita Nino Espirito Santo ati nimba ashaka kuba nka Nino Espirito wa mutoza watozaga ekipe ya Southampton ubu ari muri Tottenham Hotspur ati urabona we ikipe aragenda mu Tottenham agiye kuzamo abapolitiki uranutungurwe kubona abanyapolitikari nka batanu bamaze kuyigeramo bako agatanga umusaruro ati nawe rero nimba abo bana b'igisenyi abona ari umusaruro batanga ati nta kibazo byaba bitwaye atariko mu gihe aramuka aba azanye abawayawaye ati amabuye aratererwa hano ni hatari aha uzi se umva noneho Karisiti nta munoze ati muri guseka mubibabaje rwose uriya Kwizera yaririmbira agasara twita ariko mu giti we mu giti minota tujyanye minota yagereka twerekeze no hanze y'imbibi z'igihugu cyacu ariko gagabyara reka twikoze ku mugabane w'uburayi turebe igikomeje kugenda kivugwa cyane uyu munsi champion se ntari bukomeze reka duhere mu ikipe ya Real Madrid uwo bita Karim Benzema amaze kuba yongera amasezerano kugeza 2023 Benz rwose ameze neza cyane ariko Madrid itakaje Benzema yabibuze umuntu noza watakaza Messi nako nanjye ngo Messi muri make nazi nabo basigaranye ntazi na rimwe Madrid yabisigaranye rwose Cruz baruka Modric ariko nabo babona ko bari mu gihe cyagiye cy'amasarizo dushimye mu ikipe ya Real Madrid niko noneho wa musore muto cyane bita Martin Odegaard no byarangiye nta kimwe gisigaye Arsenal yaramushimye rwose mu nizanyo gihe gito hamaze babwiye Real Madrid ati mudusubize Real nayo irabwiye ati ayo mafaranga ari mabujuje muyazane tuyakenyerereho uyu mupeti rwose ati turacyafite abapeti benshi ba Asensio ba Vinicius ati uyu musore ntacyo rwose cyasigaye hano i Santiago Bernabeu ati umufate mu mujyane ari nako umukinnyi bita Harry Kane noneho ku munsi w'ejo yahishuye ibintu byose byari byishe aravuga ati nge numvikanye n'umuntu bita Dan Levy yuko ikipe niramuka itaje mu makipe akina imikino y'Iburayi
tugomba kwicara ku meza bakandika nkigendera ariko ngo uyu mukire yarisubiye ati yarisubiye ati bafana batana mu nyumve na rundi rwango ibinene nabyumvikanye n'uyu umuyobozi w'ikipe ya Tottenham niyo mpamvu ndi gupushinga shaka kuva mu ikipe ya Tottenham mu gihe muri tukiri hari Madrid wo bita Marcos Llorente nawe yamaze kuba yongera amasezerano mu ikipe ya Atletico do Madrid urumva ko amakipe yari rwose i Madrid ameze neza arimo agenda yongerera amasezerano abasore babo mu gihe muri Arsenal wo bita Willian ndetse na Lucas Torreira tutibagena Hector Bellerin barimo bashakisha inzira zo kuba basohoka muri iyo equipe kuko umutoza yamaze kubabwira ko mu mishinga ye atabafitemo hanyuma reka dusoreze angaha tugendere rwose ari nako umukinnyi bita Messi na Ramos ku munsi w'ejo nimo bategereze nabo ntabwo bahari rwose Eri wakoze cyane Anastaze Sharire wakoze cyane Anastaze ubwo ibindi biganiro rwose naho ku munsi w'ejo ubwo muzamuri kumwe na Sharire Ntamwemezi na Eric Demokrasi n'abandi batandukanye muri hari neza ariko agatonga ngo mwitegure channel show ishobora kuzakorwa quelque part kuba bride show mwitegure channel show wasanga izabera mu giti mwirirwe